The Zoom TV 24. Aranja ati we shati niwe mbwira noneho ndahindukira ndamureba ntijye wavugaga ati ngwino hano ngira nsa n'utabyumvise ndavuduka ndiruka. Hello guys, nizere ko mumeze neza mu bice bitandukanye, utarakanda subscribe nako kamenyetso k'umutuku ufyondaho hanyuma uzajibona video zitandukanye utasanga ahandi. Twagendanye namwe mu matora, bamwe mu mushyigikiye amashyaka amwe, abandi mushyigikiye umuryango, abandi mushyigikiye abantu ku giti cyabo. Ariko mu matora uretse kumva imigabo n'imigambi y'abakandida depite byagiraga kuri President wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, tukamenya n'ibindi bintu bishyashya. Hari story nyinshi cyane umusaza cyangwa se inshuti y'urubyiruko yagiye none atuvunguriraho tukagenda tumenya amateka bimwe tutari tuzi. Muzambere rero hari story umusaza yatubwiye byageze naho yirukanga. Iyi story se mama mukiyibuka? Nigeze njya mbivuga, naje mu Rwanda nayaganza, naje muri 77 ngaruka 78 ndetse ngira ngo naje gatatu no mu ntangiriro ya 79 nayaganza hano. Uhuriye nanjye mu nzira wanankubitira n'ubusa icyo gihe ndetse niko byari bigiye kugenda. Rimwe aho nabaga mu Kiyovu hari umugabo mfitanye nawe isano, abana be ngira ngo baracyariho wenda bamwe bari hano, yitwaga Muyango Karaveri, yakoraga muri Minisante, ngira ngo yari nka Directeur General. Yari yarize hanze hano, bavuye mu Rwanda yiga hanze, icyo gihe hitwaga hari Czechoslovakia, niho yigiye n'abandi Banyarwanda bari baragiye, bari benshi. Hanyuma barangije amashuri bagiye gutaha, igihugu icyo gihe ubuyobozi bwariho bugarura bamwe, bwemerera bamwe kugaruka, we n'abandi nka 4 cyangwa 5 barabwira ngo ntibagaruke kubera icyo bari cyo. Ubwo urumva bijyanye na yangenga bitekerezo. Ariko hashize imyaka nyirango cyangwa sinzi niba ari amezi niba ari iki, barataha ku ngufu, baravuga bati reka dutahe, ni bashaka batwice, baragaruka. Ntabwo nirwa mbagira mu bindi birebire, icyo nshaka kubageraho ndakibabwira mu kanya gato, ntabwo ni inkuru ndende. Bagarutse bicaraho batafite akazi batakora. Hanyuma hashize igihe ndetse umwe cyangwa 2 muri abo baza kwicwa, barasigara. Ariko hanyuma hashize igihe bamuha akazi muri Minisiteri ya Sante. Ubwo najyaga nza rero kenshi niho nabaga mu rugo we, yaratuye mu Kiyovu hafi n'ahantu hahoze embassy ya Zaire, ndetse hari na State House aho nabaga mu nzu ya leta hariya mu Kiyovu. Ibyo navugaga rero, burya najyaga umujyi hafi wose nari nkuzi, najyaga nkugenda n'amaguru iyo nabaga naje hano. Rimwe rero nza kuva aho kwa Muyango ngenda n'amaguru, ndaza ngera aho hari embassy y'Abanyekongo. Icyo gihe yabaga iriho ibendera ryaho, Zaire Embassy. Haruguru yaho hari amazu y'Ababiligi ngira ngo n'abadiplomate cyangwa n'abandi bahabaga. Hanyuma rero na hariya mu Kiyovu aho Habyarimana ngira ngo yabaga cyangwa sinzababagamo, nza kuhanyura rero n'amaguru. Ariko
nabaga mfite agatabo ngenda nisomesha nijijisha nza kuhanyura mva kuri aho ku Embassy ndazamuka ngana aho ababiri bari batuye haruguru usa n'ugana kuri Plateau. Umujandarume wari uharinze kuri urwo ruhande babaga barinze impande ebyiri, hari urwo ruhande n'urundi hirya. Ati yewe sha, ndamwihorera nireba noneho bituma nsoma kurusha uko ngoma ngenda. Ati yewe, ati wowe, ati we. Ndabanza ndamwihorera ngiye kumva numva yari yambaye bute iz'abasirikare zirimo ibyuma hasi, ngira ngo numva arambuka umuhanda aza nsanga. Arangira ati we sha, ati niwe mbwira. Noneho ndahindukira ndamureba. Ntigewe, ntige wavugaga? Ati ngwino hano. Ngira nsa n'utabyumvise ndavuduka ndiruka. Arankurikira aranyirukankana. Ariko ntabwo yamenye aho nyuze. Ndiruka ndamusiga ndagenda ndazunguruka. Hari ahantu ngira ngo hari, niba n'icyo gihe hari Embassy y'Abafaransa muri icyo gice. Ndagenda ndazunguruka ndakwepa, ndagenda ninjira mu nzu kwa Muyango Karaveri njya. Nta nubwo nigeze mbabwira ibyambayeho. Icyo nshaka kuvuga ni iki. Ubwo byabaye 77 cyangwa 78. Hanyuma karabaye naje kwisanga ntuye muri iyo nzu. Ubwo rero birasa n'ibya Irere wajyaga agenda muri Sancerre, nuko byazageraho ari umwana bamukubita imijugujugu akubagana yirukanka, ageze aho agaruka aho bari uyobora minisiteri. Ntiwumva ko ibintu byikora rero. Ayo mateka rero ni byinshi ntabwo nabibagiramo, ariko RPF, FPR muri yo, iyo muri bivuze politiki ishyira amateka uko akwiriye kuba yandikwa. Hari n'isitori umusaza yatubwiye noneho ubwo ngo ikipe yitwa Panther yari yakinye. Hari ukiyibuka se ubu ko yabivuze? Sinirwa nsubiramo amateka menshi cyane, ariko reka mbabwire makeya ayo nzi nanjye, ndetse mpereye ku byo Ildefonsi yari amaze kutubwira bijyanye na kaminuza. Muri iriya kaminuza jye nayisuye kera, ngira ngo Ildefonsi yari ataravuka. 78 hari abantu twari tuzaranye bigagayo, jye nari naje naseseye kuko jye nari impunzi nabaga hanze ndi umwana muto. Ntabwo ari muto cyane, nari maze gukuramo. Naje hano, nazaga hano, nahaje nk'inshuro 3. Icyo nibuka nshaka kubabwira, stade iri hano hafi ngira ngo, sinzi niba bahinduyemo ya Pele cyangwa irahacyari, ntabwo ari yo.
hari stade ntoya muri 78 naje hano njyeyo no kureba umupira umuntu w'inshuti yanjye najyaga nsura ndetse icyo gihe habaga muri universite antwara ku mupira 78 Mukura na Panthère Noire barakinaga icyo gihe njyana niyo nshuti yanjye ariko nkajya mbona abantu barandeba ni nko kuvuga ngo ariko aka kantu ntabwo ari akintangaha ndetse ubwo umukino ugiye kurangira iyo nshuti yanjye yari yanzanye arambwira ngo ariko urabizi ngo reka tuva aha ngaho umupira utararangira ngo ubundi hano ibikurikiraho cyane cyane iyo abangaba aba ba Panthère iyo batsinzwe abantu barakubitwa ndavuga nti ntakubitirwa aha ngaha tugenda hasigaye nk'iminota nk'icumi ngo umupira urangire urumva rero twabanye kera tutaranamenyana usibye ko n'ubundi twari bamwe twari dukwiye kuba tumenyana ariko bamwe muri twe twabaga hanze ntabwo twabaga hano kubera impamvu ntirirwa nsubiramo ariko ntibizongera nk'uko bivuze ntabwo bizongera kuwo ari we wese icyo kibazo cyakemuwe burundu gikemurwa namwe nanjye twari kumwe abenshi hano nubwo bari bataravuka namwe twari kumwe kubera ko aho muvukiye n'aho mukuriye muri hano turi kumwe turi mu nzira imwe ntibizasubira kubera mwebwe sibyo gutora FPR rero n'umukandida wayo nicyo bivuze ni ukuvuga ngo ayo mateka mabi ntazasubira ntagasubire iyo politike rero iyo amaze kugira uruhande ikaba politike yo kubaka ubumwe bw'abanyagihugu bw'abanyarwanda ndetse tukakira n'abava ahandi aho ariho hose neza stories zo ni nyinshi nzajya mbazanira udushya twinshi mu bintu byinshi byabaye cyagiye muba muri busy njyewe ntega amatwi shaka du story twinshi nzatubazanira. My name is Didas, keep watching The Zoom TV 24.